Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, banje kubasuhuza mwebwe bakunzi b'ikiganiro itorero n'umurimo w'abizera. Ndabashimiye inshuti zanjye, ndabakunda kandi impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa ubwiru bw'Imana, turusheho gusobanukirwa imikorere y'Imana hagati muri twebwe, kandi kugira ngo turusheho kuyiha ikaze, twemere ubushake bwayo aribwo budukoresha, twemere ubuntu bwayo aribwo tugenderamo. Izina rya Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Rero muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard nk'uko bisanzwe. Hari ibintu 9 twatangiriyeho byimira gukora kw'Imana hagati muri twebwe, byimira ubushake bw'Imana mu bantu bayo, byimira ubushake bw'Imana mu itorero. Uyu munsi rero turagera ku kintu kibanziriza icya nyuma, aricyo cya 8, aricyo kivuga kubura ubumwe. Kubura ubumwe mu murimo w'Imana, kubura ubumwe mu muryango, kubura ubumwe mu kazi. Ibyo ngibyo byimira ubushake bw'Imana gukorana natwe, byimira Imana gukorana natwe, cyangwa bihagarika gukora kw'Imana muri twe. Rero mbere y'uko tugera ku ino ngingo, reka twongere twibukiranye ibyo twahereyeho. Icya mbere kwari ukwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe. Icya kabiri kwari ukwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi cyangwa ushoboye kurusha abandi. Nabyo twabonye bishobora gutuma Imana idakorana nawe kuko ubangamira imihamagaro y'abandi cyangwa ubushobozi bw'abandi. Icya gatatu, abantu gukora imirimo itari iyabo. Abantu iyo bakora imirimo itari iyabo, umuganga akajya gukanika, umukanishi akajya mu buhinzi, usanga Imana iyo ije guhagarara muri wa murimo nk'uko uriho, ibura uwikorana nawe kuko uba hari abatazi ibikoresho bikenewe. Icya kane twasanze abantu bicaye ntacyo bakora. Abantu ni indorerezi mu murimo w'Imana. Abantu ni indorerezi n'aho babonye akazi. Hari kera nigeze kuba mwarimu, ariko ugasanga hari imvugo ivuga ngo bazambeshya ko bampemba nanjye mbabeshye ko mbakorera. Oya, yimba wahagaze mu gikorwa, gikore n'umutimanama, niho umwami Imana azaguha umugisha. Kandi iyo utabashije gukorera abandi, nawe ntabwo Imana ishobora kuguha ibyawe wigengaho, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero abantu kuba bicaye nta kintu bakora, byimira gukora kw'Imana hagati muri bo. Icya gatanu, abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana. Ntabwo bashaka kuko hagira impinduka. Ibyo bariho bumva bari ibyo ngibyo, bamenyereye ibyo. Ni ukuvuga nta shyaka. Niyo yakumva hari ikindi yumva, kuko guteza ikivunge cy'abantu runaka imbere, kumva kuko babasha guhaguruka bagakorera mu muhamagaro afite, yumva nta kintu byaba bimaze. Ntabwo agira ishyaka. Kutagira ishyaka nabyo bituma ntacyo wakunguka. Ubundi nimba ufite impano, iyo utazikoresha ntizishobora kwaguka. Nimba ufite, ndetse baravuga ngo isuka iyo utayihingisha iragimba. Rero abantu kutagira ishyaka, mu kudahirimbanira ishyaka mu murimo w'Imana, nabyo bituma Imana itashobora kubasha gukorana nabo, kuko ibintu byinshi babifata nk'ibisanzwe nyine. Hari ibyo bita kumenyera, nabyo byatuma Imana itabasha gukorana natwe. Icya gatandatu, abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe. Iki twarakibonye, tubona impamvu abahamagariwe umurimo bawuta. Rimwe na rimwe ababashyigikira nabo hari igihe bagira ubugugu, bityo bigatuma uwakagombye guhagarara kugira ngo arere itorero rikure, uwakagombye guhagarara kugira ngo akore imirimo n'imigenzo yose yagenewe umurimo, abura icyo arya. Abana be bakirukanirwa amashuri, ubukode bakamwisohora mu nzu, cyangwa ugasanga inzu imuguyeho, bityo akabasha kujya gutunga iby'urugo rwe cyangwa iby'umuryango we, umurimo w'Imana akaba arawutaye. Rero icyo gihe urubanza akenshi ruba ruri kuri ba bayoboke, ruba ruri kuri ba bandi bayobotse itorero, bayobotse umurimo. Rero aho ngaho abantu rero iyo bataye umurimo, murumva igikurikiraho ni imivumo. Igikurikiraho ni abadayimoni baraza bakigabiza intama nyine, bakazitatanya, zimwe bakazirya. Icya karindwi aricyo twabonye, kugomera umwami Imana. Twabonye kugomera Imana, kuko akenshi Imana ikubwira ibyo gukora, ariko uti kuri njyewe mfite ibyo ngomba gukora. Uti njyewe
mbese ngewe ni ngewe, imana ahubwo igendere muri ibi ngewe nifuza, ibi nshaka nibyo imana igomba kumfashirizamo, ibi nshaka nibyo imana igomba mbese buri gihe cyose ibyifuzo byawe wumva ko ari ibyo imana yubahirizaho kugira ngo wubahirize ubushake bw'imana cyangwa umugambi wayo kuri wowe. Icya cyenda ni icyaha. Icya munani aricyo turareberaho uyu munsi ni ukubura ubumwe, kubura gushyira hamwe. Ni ukuvuga ngo baravuga ngo ababiri bashyize hamwe baruta ijana barasana. Iyo abantu bashyize kandi ababiri bashyize hamwe nta kibananira. Rero ni ukuvuga ngo iyo ubumwe bwabuze ibintu byinshi biradogera. Rero uyu munsi niyo ngingo tugiye kuvugaho mu buryo burambuye. Icya nyuma tuzasorezaho muri ibi bintu 9 byimira gukora kw'Imana muri twe ni icyaha. Icyaha nacyo cyangiza byinshi. Rero tutatinze cyane, reka twinjire muri ino ngingo y'uyu munsi twateguye yo kubura ubumwe. Kubura ubumwe nabigereranya no kwirema ibice. Kwirema ibice ni igikoresho cya Satani, bica intege gukora kw'Imana mu itorero. Ahari kwirema ibice nta kintu gishobora kugerwaho. Mu gitabo kindi nanditse harimo nise guhinduka mushya mu bugingo, nagaragaje aho Satani akorera, ko ari mu muntu, mu itorero no mu isi. Byaba byiza nacyo iki ngiki tuzagisoma nacyo tukirebeho. Ni ukuvuga Satani nta handi akorera mu muntu no mu itorero no mu isi. Ni ahantu hatatu. Satani akorera mu muntu, agakorera mu itorero, agakorera no mu isi. Ni ukuvuga mu muntu ashobora gukorera mu mubiri we, umubiri we akawukoresha iby'ubucakara, akawukoresha iby'uburaya, akawukoresha icyo ashobora gukorera mu mwuka we. Umwuka we akawubatisha iby'ubupfumu n'imyuka mibi, akahinduka igikoresho cy'abadayimoni mu buryo bumwe. Ashobora gukoresha nanone mu ntekerezo se no mu bumenyi bwe, ugasanga mu byo avuga ni ibintu birwanya gukora kw'Imana buri gihe. Rero mu itorero arikoresha none ashyiramo abantu bamwe gucamo ibice abandi, inzangano, gukimbirana. Mu isi naho hari igihe akoresha guteza abantu ubukene, abandi bagakora ntibabashe kugira ibyo bageraho. Rero reka twihuse nanone, ariko kwirema ibice bishobora gutuma Imana idakorera hagati mu bantu biremye ibice. Reka dusome muri Luka nk'umurongo wo gufungura, igice cya 11 umurongo wa 17. Haravuga ngo ariko amenya ibyo bibwira arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'inzu ikagwira indi. N'itorero ryajemo ibice, abakozi b'Imana bafite ibintu batarimo kumvikanaho, kugira ngo rizazamuke biragora. N'umuryango iyo wajemo ibice, abana bamwe bashyamiranye n'abandi, cyangwa bamwe bafitanye uburyo bafashanya abandi bakabaheza, birarimbuka. N'igihugu iyo cyajemo ibice, nyine ikibaho gikurikiyeho nta terambere gishobora kugeraho. Reka tugire no ku wundi murongo, Abakorino ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere, igice cya 1 ku murongo wa 10. Ariko bene data, ndabinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge rumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose, muhuje umutimanama. Icyo Satani akora ni ukudutwara igihe kinini, tukanangiza imitungo yacu ku bintu bidafite umumaro, aduteza umwuka wo kujya impaka ku bintu bitagira icyo bitwungura. Hari abantu bahagurukiye kujya impaka, rimwe akaba yajya impaka kuko na Yesu atabayeho. Theo niwe hari indirimbo yigeze gusohora, wiringiye Imana ateye Imana imuha umugisha, ati mutinya abantu bahakana ko na Yesu atazutse. Ugasanga umuntu warigishijwe, wiga ku gice, ubasha urabatizwa, ubasha kwigira, urabwirizwa mu buryo bwinshi, n'inyigisho nyinshi urazihabwa, ariko ugasanga hari ibintu bimwe byo mu itorero wumva ngo utemera. Hinga utabyemera wakwiviramo kugira ngo ureme abandi bantu n'ibice, kuko icyo ngicyo urimo urimira gukora kw'Imana hagati muri twebwe, cyangwa hagati mu itorero urimo. Icyo Satani akora ni ukudutwara igihe kinini, tukangiza n'imitungo yacu. Hari na bamwe bemera agatega akava ahangaha agiye guteranya umuntu kwa revera runaka, akaba yakwemera agashyiramo, akagurira undi muntu ikintu kugira ngo azabashe gushinja ibinyoma. Satani ashyiramo imbaraga. Nimba ufite umwuka, kandi umwuka w'ibice rimwe na rimwe hari igihe uturuka no ku ishyari.
nabyo tuzabirebaho mu ntambara y'umwuka nayo, turebe uburyo ishyari rishobora gutuma ibintu byinshi birimbuka. Reka dusome no mu Bakore n'ibice 3 umurongo wa 3, haravuga ngo kuko mukiri aba kamere, kuko mukiri aba kamere, ubwo muri twe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko? Ntimugenza nk'abantu, ahubwo kamere niyo yonyine. Iyo uyobowe na kamere, nta cyiza wabona cyaturuka kuri mugenzi wawe. Iyo ishyari rikwagutse, buri muntu wese ubona ibyo akora byose, aho kugira ngo ubone kuko yakoze icyiza, ahubwo ubibonera mu ruhande rubi buri gihe. Reka rero umwami Imana dushyigikire. Kwirema ibice mu itorero ni ikimenyetso kigaragaza neza kamere mu bizera, kandi Bibiliya itugaragariza neza yuko kamere ari umwanzi w'Imana. Rero niba ufite umwuka wo kwirema ibice, uri umwe mu bari mu ruhande rw'umwanzi w'Imana, uri ku ruhande rw'umwanzi, uri intumwa ya Satani mu itorero, nk'uko twanabibona mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorenu igice cya 11 umurongo wa 8. Ariko ho reka twe kwirirwa tuhasoma. Mwene data, kwirema ibice ni intwaro y'umwanzi Satani mu bikorwa byose. Abantu benshi kera tukiga, ndumva mu mwaka wa 7, hari igitekerezo cy'umugore n'umugabo bigeze gupfa imbeba, ngo hari kuri bonane, niko iyo nkuru yatangiraga ivuga. Umugore n'umugabo banezerewe, barimo kwishimira ko bashoje umwaka. Noneho ngo mu kanya haturumbuka imbeba, iraze isanganya isaro. Umugore ati nyamara iriya mbeba biturutse muri iriya shondo, n'umugabo ati iriya mbeba biturutse muri iriya shondo. Barashwana ako kanya, baratimbagurana, barakomeretsanya. Ni ukuvuga intonganya cyangwa impamvu ingana ururo. Ariko mwene data, nimba usenga, ntihakagire ikintu kigutera kwirema ibice. Kugira ngo umwami Imana arusheho gukorana nawe, uva mu mwuka wo kwirema ibice. Irinde umwuka w'ishyari. Nimba runaka hari icyo agezeho, muferesite cyangwa muvuge neza. Irinde kuvuga nabi bagenzi bawe, irinde kuvuga ibitagenda kuri bagenzi bawe bibwira abandi, kuko aho ngaho niho ubugome n'umwuka w'ishyari utangirira. Nimba hari n'uwo utarimo kwibonamo neza, icyaba cyiza, irinde ibikorwa bye kugira ngo utazajya ubasha kubisitaraho. Icyaba cyiza, bongera uboneze imico yawe, kuko twese ntabwo turi ba miseke igoroye, ntabwo twese turi abamarayika. N'abamarayika, hari kera imvugo yari ikoresha ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Ariko twebwe hano mu isi, turi mu isi yuzuyemo ibigusha n'ibigeragezo. Ushobora gusitara ku ijambo, ushobora no gusitara ku gikorwa ukagikora nabi kandi atari ku bushake. Ushobora no gusitara mu guhura n'abantu nabo ukabasitaraho. Rero ndakwinginze mwene data, muvandimwe, irinde umwuka wo kwirema ibice. Muri korali, irinde kuvuga bagenzi bawe, irinde kubakandamiza. Yakererewe ugasanga umuvuza ijambo ribi, yasibye ugasanga uvuza ijambo ribi. Mu banyamasengesho ni gutyo. Mwirinde. Hari bamwe bagira ishyari ry'abandi bafite impano ry'abanyempano bagenzi babo. Mu murimo, irinde mwene data. Hari abakozi b'Imana babasha kugirira ishyari abandi, kubera kuko Imana iba yabahaye gusigwa. Nawe gusigwa kuzaza, ntabwo umuntu aguhorana. Uyu munsi ni wowe usizwa, ariko ejo hari undi uzasigwa. Hari inshuti yanjye yageze kumbwira ngo ariko kubera iki abantu b'abakozi b'Imana rimwe badakizwa neza? Kubera iki Imana yemera ko abo ngabo babaho? Ndamubwira nti umwuka w'Imana itanga ububyutse mu gihe runaka. Uyu munsi iraguhagurutsa kubera igihe ikigusigiye gukuraho, ejo igahagurutsa undi. Rero uyu munsi nimba ubona akonje, ejo izaba yongeye yamuhaye ububyutse. Rero ntugacire imanza abakozi b'Imana. Reka kwirema ibice mwene data, kugira ngo umwami Imana arusheho gukorana natwe, kandi nawe arusheho gukorana nawe. Rero murakoze cyane. Reka ne kwirwa muvuga byinshi, gusa kwirema ibice ni bibi. Iyo urema abandi n'ibice cyangwa ukagira ishyari, uba uri intumwa ya Satani mu itorero urimo, mu itsinda urimo, mu muryango urimo. Rero mwari kumwe na Kanyabuganza Jean Leonard, pasiteri. Wumva hari ikintu twabasha kuvugana, cyangwa yanyandikira kuri WhatsApp ni 0787409099. Rero ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa na Mwuka Wera bibane namwe mwese.
amina.